Twongeye kubasuhuza bene data nshuti bakundwa, kani ka kanya keza twongera tugahura tugasoma ijambo ry'Imana. Ubu noneho tugeze mu gihe turi kwitegura Pasika, dusigaje iminsi mike kugira ngo twinjiremo twibuke izuka ry'umwami wacu. Ariko mbere y'uko turigeramo hari ibyo tubanza kureba byayibanjirije, cyane cyane ko turi muri cya cyumweru twakwita icyumweru cyiza, icyumweru gitagatifu, turi mu minsi mitagatifu. Tukaba rero hari umuvugabutumwa wacu dukunda twatumiye kugira ngo atubwire neza iby'iyi Pasika, atubwire neza uko byagenze. Ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi dufite amagambo 7 Yesu yavuze ari ku musaraba. Ubwo rero niyo dushaka kugira ngo dusabe umukozi w'Imana ayatuganirizeho, noneho narangiza atwinjize nyirizina mu gikorwa cyo kuzuka umwami wacu amaze gutsinda, azamukanye intsinzi igorogota, amanukanye intsinzi ikuzimu, akambura Satani imfunguzo, abera bagafungurwa, natwe tukaboneraho. Imana duhana umugisha. Turakwakiriyeho mwene data Pastor, mwabwira abaduteze amatwi. Nitwa Pastor Bishir Ziginshuti, umukozi w'Imana nkorera umurimo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Ku butumire rero bwanyu kugira ngo dufatanye kugeza ubutumwa ku bantu b'Imana, naje kugira ngo tuganire kuri Pasika. Nk'uko bivuze, Pasika ijambo risobanura kunyuraho. Buri ijambo Pasika risobanura kunyuraho, mu cyongereza bagita Passover, ariko ukanyuraho ugamije gukiza, ugamije kurengera umuntu. Mu kindi kinyarwanda wenda nuko abana benshi batacyumva ikinyarwanda neza, ariko nibyo twitaga mu kinyarwanda kera gukingira umuntu ikibaba. Gukingira ikibaba umuntu ni nko kumushyira inyuma yo gutya, ukamuhisha inyuma yawe. Pasika byasobanura kunyuraho, ariko ukanyura ku rugo uruzi neza ko runyuzeho ugira ngo rukirire urokoke. Iyi Pasika rero ikaba bwa mbere igaragara aho yitwa Pasika ni mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 12 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 13. Iryo jambo rya Pasika rikaba cyane cyane rigaragara ku murongo wa 13 w'igice cya 12 n'uwa 23 n'uwa 27. Aho hose iyo mirongo uko nyivuze niko ivuga kunyuraho. Hanyuma mbere yayo yuko habiriya y'Abisiraheli yo muri Egiputa, hari ibishushanyo byayo. Noneho cyo twakwita igishushanyo cy'ibizaba. Hari ibishushanyo byayo byabanje kubaho. Nabaha nk'urugero, buriya mu ngobyi ya Edeni, igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, bamara kwibona bambaye ubusa bakavaho bari bakihisha, Imana aho iziye igasanga biremeye ibicocero, bigasaba ko hari inyamaswa ipfa. Urumva? Iyo niyo nyamaswa ya mbere yimennye amaraso. Ufite niyo maraso ya mbere yaramenetse y'inyamaswa. Twavuga ko nacyo gitambo cya mbere cyari gitambwe nubwo nta butangirwa bwari bwakabaho. Hanyuma iyo nyamaswa ikora ibintu bibiri. Ikora umurimo nakwita wo gucungura nyine kugira ngo Imana ibabonere ibagirire imbabazi, ariko ibi nabahesha kubona uruhu, kuko niko birivuga ngo ni ukuwiteka abaremera imyambaro muki mu mpu. Hanyuma iyo tugeze ku musozi wa Moriya mu itangiriro 22, burya naho tuhasanga intama yafashwe mu gihuru. Imfizi y'intama yafashwe mu gihuru igafatwamo Aburahamu ari buhatambira Isaka. Bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, kiriya cyari igishushanyo gikomeye cyane cy'iyi Pasika turimo kubona ubu. Wambwira gute ukuntu intama ifatirwa mu gihuru, ejo cyangwa uwo mugoroba Aburahamu akaza kuhatambira umwana? Yego. Wambwira gute ukuntu umuntu wari uragiye intama, aragira intama zose nyinshi ntazi umubare, mu gutaha iyo ntama akaba ariyo yibagirwa? Mu by'ukuri imfizi y'intama ni itungo ritagoye, ntiyagombye kubura mu mukumbi ngo biyoberwe. Wenda wayoberwa ko hatakaye agatama gatoya,
ariko imfizi nk'iriya y'intama ntiwabiyoberwa. Icya gatatu ni mutegereze kugira ngo noneho ifatwe mu gihuru nk'iki kiri inyuma yacu n'urugero. Hanyuma Aburahamu Imana imara kumubwira ngo rekeraho kwica umwana wawe, nabonye urukundo nkunda, ngo yubura amaso arakebuka ayibonaho. Mu bikurure mu byumve guhuza ugufatwa kw'intama mu gihuru no kuba ariho Aburahamu aje gutambira umwana ahantu hamwe, ya ntama ikaba igisubizo gicungura umwana. Ese pastor akabaza aho ngaho, burya ni umuntu wari waje kuragira, uragiye noneho iyo ngiyo irafatwa niko birivuga. Iravuga ngo amahembe yayo, uziko intama igira amahembe akunje. Intama nyinshi z'imfizi z'intama zigira amahembe akunje, noneho rero ngo ifatwa mu gihuru. Buri umuntu yakwibaza ngo mu gihuru ubundi mo imbere, ubundi mu gihuru mo imbere nta bwatsi bubamo. Ntabwo turi mukuru mu gihuru bwaho mo imbere nta bwatsi bubamo. Naragiye nanjye nuko wenda ubwatsi bwaba ozalantura aho ku gihuru aho, ariko hino yacyo ntabwo bubamo imbere. Ambwa gutu iyo ntama yari igiye gukora mu iki, bivuga ko ari gahunda Imana imitegura ngo ejo Aburahamu nahazana umwana, Imana ihamugerageze gusa ariko umwana azarokoke. Cyo ni igitangaza gikomeye cyane. Nyuma rero haje kuza iyi Pasika ariyo tugiye kuvugaho nyine. Iyi Pasika nayo ikaba igendana n'icyago cya 10 Imana yateje Egiputa. Yego, kiriya cyago cya 10 dusanga mu gice cya 11 kivuga ngo mu gicuku ejo Uwiteka azanye mu gihugu cya Egiputa cyose abana bose b'imfura bapfe n'ubuza bw'amatungo. Harimo umurongo wa 7 uvuga ngo ariko mu Bisiraheli ngo nta n'umwe n'imbwa izamukira. Niko byanditse ngo nta n'umwe n'imbwa izamukira. Noneho mu gice cya 12 ku murongo wa mbere ngo Uwiteka avugana na Mose ngo uyu munsi tuvuganye uwo munsi wa mbere kuba ukwezi kwa mbere ngo ube n'umwaka ngo wa mbere, ngo noneho ku itariki ya 10, itariki ijambo ryaje hakuza hanyuma ku munsi wa 10 w'uku kwezi muzarobanure intama mu mukumbi itaramara umwaka, kandi azaba ari imfizi ari sekurume y'intama. Ikindi ntizabe ifite inenge, ngo noneho muyirindirize umunsi wa 14. Kuri uwo munsi wa 14 nimugoroba muzayibikire. Kwibikira sobanura kwica idatatse. Icyo mbona hariya nshuti muduteze amatwi nuko ryari ibanga ryo kurokorwa Imana igiranye nabo. Ako se tukiraho ko turi kugenda ko cyari intama yagendaga ikoreshwa kugeza naho tubona ngo Yesu umwana w'intama w'Imana. Yego, ijambo intama harimo n'ihene, harimo n'isekurume y'ihene. Bari babwiwe ngo muzirobanurire mu mukumbi isekurume y'intama cyangwa y'ihene ariko itaramara umwaka. Ubundi mu by'ukuri mu butambyi akwanda gasobanura kandi ndakoze ndagushimiye kukambajije. Mu butambyi hakoraga amatungo abiri, hakoraga intama hagakora n'ihene. Ababishaka bashobora kuzabisanga mu Balewi igice cya 16 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 12. Muzasanga intama nyine yakoraga umurimo wo gucungura. Mu biremwa byose nkora nibaza impamvu ari Imana yarobanuye. Intama rero yajuwaga role cyangwa se yagaragaraga nk'igitambo cyo gucungura. None ihene yakoragayo, ihene yo umutambyi yayirambikaga ikiganza mu ruhanga akayaturaho ibyaha by'Abisirayeli bakoze byose nkana babizi, barangiza bakajya kuyohera. Kuyohera nuko gute? Ni ukuyiroha ahantu mu manga kandi bayifunze igitambaro mu maso bayipfutse. Yikoreye ibyo byaha byose ikagenda ikabiroha ikabijyana iyo ngiye iyo bayiroshye. Urabyumva? Noneho ya ntama yisigaye nayo ikaba kumwe n'indi ntama zikaba ebyiri. Imwe ikoswa, cyo bita koswa, ikabyara umuba guhumurira Imana. Indi ya kabiri yo igakongorwa n'umuriro. Iyo rero yoshejwe yavuga ku muriro kubaburwa ikaba ibyo kurya by'abatambyi. Ariko ikongorwa n'umuriro
ikaba rya jambo dukunda kuririmba dukoresha mu ndirimbo ngo mpanagurwe hose mwami n'umuriro nubishaka ngo ariko nkiri ibyaha birimburwe. Ni icyo byavugaga. Niyo pasika mu by'ukuri nicyo isobanura y'Abisiraheli nuko yakozwe. Ijambo rikuru nshaka gusigiramo abantu ni uko iyi pasika y'Abisiraheli Imana yashatse ko ribibanga hagati yayo n'abakira n'Abisiraheli gusa, ku buryo Abanyegiputa ntabyo bari bumenye. Niyo mpamvu wumva hazamo amabwiriza akomeye cyane yo kuyibikira mu kagoroba, iyo kuyibaga bakayirya ntazisigara, kandi bakarya bahagaze, bakayirya mu gicuku. Noneho tugeze no kuri ya maraso basize mu nkomanizo, ubireba ukuntu bitangaje. Reba gusiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango no mu ruhamo rw'umuryango, mukabisigamwo muri iri joro, kandi mu rukerera mukagenda. Ako se pastor tukira buriya Abayisiraheli se nta bantu b'inshuti zabo bari bafitanye b'Abanyegiputa ku buryo babameneye yamuciye Misiri, abo batumiye akati mwene nyashwi ngo mwene data si mwene data wenda ati mucuti wanjye ati iri joro akantu k'agatera Uwiteka ari bukore uze kuba hafi. Kubwira ukuntu bitari gukunda. Ijambo rya mbere mwibuke ko ubwoko bw'Imana bugeze muri Egiputa bwatujwe ahantu ntabwo hihariye ariyo Gosheni, sibyo? Ureba ukuntu uteye ufashe agasozi kose wonyine, urumva baranabanenaga. Noneho ahubwo wenda batwumva bashobora guhera ku kibazo bajije bakibaza ukuntu baje kujyamo bikivange, kuko hari abazanye nabo burya cyagiye bari kuvayo. Abo ngabo mu by'ukuri buriya ubwoko bw'Imana bwagiye kuva mu Egiputa, Abanyegiputa bamwe na bamwe bamaze kubona rwose ubwiza bwabo n'ubwiza bw'Imana ibana nabo. Yego. Ari nayo mpamvu Bibiri ivuga ko babahaye ibintu. Mubyibuka ngo babahaye ibintu by'izahabu, bamwe babaha ibyungo, abandi babaha ibisorori, abagabo baha abandi bagabo nk'amacumu n'inkoni by'intwaro, mbese babahaye za kado zo kubasezeraho. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba usanga barabikoze kubera impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko bwari ubuhanuzi bw'amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu Itangiriro 15:12. Aho yamubwiye ngo ubwo abana bawe urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakorera imyaka 400, ngo ariko nibajya kuvayo bazavana y'ubutunzi. Amen. Ubwo ari ubuhanuzi. Icya kabiri cyo kuba biriya by'impano ngo kwari nko kugira ngo uburakari Imana yabo irakariye igihugu bucururuke, bagende batuviraho. Mu by'ukuri se ntabwo nayita don iri amoureux, ntabwo ari impano y'urukundo, ahubwo nibagende batuvira, twabona bagiye, dore ibyago byabo byatuzonze. Nawe se reba urubura, reba ibiheri, reba ibibugu, reba inda, bati tutazajyana ikindi dukora. Noneho bose nibagende bavaho, kandi babaha izo mpano babanje kujya kwa Farawo. Watubabariye ukarekura abo bantu koko, amazi aheruza kuba amaraso urabizi. Kandi amakuru dufite ni uko ibintu byose bitoho hano mu Bayisiraheli ntabibamo. Yego rwa rubura rwamaze ibintu ntabwo rwagize. Abana b'imfura ababo ntibataraga ngo waretse abantu kuko bagataha, ko bigaragara ko Imana yabikurwanya. Niko handitse. Urumva ngiyo Pasika batisitwa twarota rwose mugire mutuvira ngaha. Nuko rero Uwiteka abwira ubwoko bwe, arababwira ngo kuko mu gicuku nzanyuraho, muri icyo gicuku nzanyuraho nice imfura z'abantu, nica uburiza bw'amatungo, hanyuma mareho n'imana z'Abanyegiputa. Erega ntabwo Pasika yakoze biriya byonyine gusa, yanamazeho n'imana z'Abanyegiputa. Gute? Izibaje zikimena, ntibabyumva zigasaduka, iz'amabumba zikimena. Mbese Uwiteka yakoze umukwabu uri ahantu. Abantu benshi bazi yuko yarokoye gusa ubwoko bwe baragenda, ariko yanakoze umukwabu ukomeye cyane mu mana z'Abanyegiputa. Niko handitse ku murongo wa 12-13. Amen. Yesu amugirire neza. Amen. Urakoze rero turatambutse ugatonye iyo Pasika yo mu Isezerano rya kera. Sinzi niba ari wo mwanya wari wampaye muvugiye amagambo arindwi yo ku musaraba. Oya, kuko ntituragera hahandi. Turatambutse tugiye ubwo yare introduction kugira ngo twumve ko Pasika yatangiye. Iyo niyo mu Isezerano rya kera n'ikisobanura.
ubwo rero turaje tugeze mu gucungurwa, tugeze mu isezerano rishya. Tubonye Yesu aravutse, tubonye biriya byose yakoze, tubonye imyaka 30 n'ingahe n'itatu Yesu yamaze akora ni 36 yego. Noneho arangije rero akora umurimo wo kuducungura. Ubwo rero turashaka twinjizemo gacya, noneho niturangiza turagera no ku musaraba, tureba ariya magambo 7 Yesu yahavugiye. Murakoze cyane. Iriya Pasika yo mu isezerano rya kera tumaze kuvuga mu kanya, Imana yategetse ko izahora yibukwa. Ngo ibi bizababera urwibutso muzahora mwibuka iminsi yanyu yose, ndetse urubyaro rwanyu mujye mubirubwira, bayizihize bayibuke. Barabikora mu gitabo cyo kuvuga ko twabisomye, barabikora ku gihe cyose cya Mose. Reba imyaka yose Mose yatwaye, ibitabo byose ari 5 bita Pentateuque barabyibukaga. Yego, ubwo n'abarewi baziye barabyibutse, gutegeka kwa 2 no kubara no muri Yosuwa. Noneho no mu gihe cy'abacamanza Pasika kibukwa, no ku gihe cy'abami bayoboye Isiraheli. Uwo muhango mu Bisiraheli kubahizwa cyane. Biranze rero bigera kuri Kristo Yesu. Bigeze kuri Kristo Yesu, haleluya, yageze aho hantu numva nubakitse cyane mfashijwe. Amen. Icyambere Bibiliya itwereka yuko ngo isezerano rya kera ryarangije, biri mu Heburayo, ngo ryarangije igihe cyaryo, rigaragaje intege nke zaryo n'umumaro waryo muke. Aya magambo ni amagambo akomeye mu Heburayo bavuga. Igice cya 9 d'abord icya 7 nicyo kivuga iby'ubutambyi, n'icya 9 rero ndayasubiramo. Isezerano rya kera rirangiza igihe ryagenewe, rigaragaje intege nke zaryo n'umumaro waryo muke, nuko bavuga. Yego. Ariko ngo bakagenda bakabishyira cyane ku muntu witwa umutambyi. Kavuga ati icyambere, abatambyi ubwabo ntibabashaga kwiyeza gukwiriye Imana. Yego. Ngo inshuro nyinshi bageraga imbere y'Imana bakajya gute, bakahapfira bakahagwa. Tubona ko ngo bambaraga n'ibintu, bambaraga ikanzu irimo inzogera yo kugira ngo Imana nibashima nibemera bajegeze inzogera. Ariko bakambara n'umugozi mu kuguru kugira ngo nitemere igitambo cyabo, uwo mugozi ukurwe n'abo hanze bakuru batahageze, kuko byaga bibiri ahera cyane. Urumva icyo kimwe nicyo umwanditsi wa Heburayo yavuze, aravuga ngo kutarama kwabo, urabyumva, no kwandura kwabo, kudahoraho kwabo kwatumye isezerano rya kera rinanirwa. Bibiliya ikavuga ngo niyo mpamvu Yesu yaje azana rishya, ngo akuzaho ibya mbere, Imana ishimwe, gukomeza ibya kabiri. Haleluya. Akuriraho ibishaje ko bishaje nyine, azana ibishya. Niyo mpamvu buriya mubona hagati ya Maraki, ariwe muhanuzi wa nyuma wa Bibiliya, ari nacyo gitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera, hagati ya Maraki na Matayo burya habamo urupapuro rundebere turwereke abantu badukurikiye. Hagati ya Maraki na Matayo burya haba urupapuro, singuru urwo rupapuro turi n'uravugaga, reka turubereke uru rupapuro doruru burya rusoma rya kera n'irishya. Ubu rupapuro ubona ko rwanditseho ngo isezerano rishya, singibi katurgereke abadukurikiye batajyaga bakora tansiyo babirebe. Yego, iri ni irya kera, iri ni iri. Aha, aya magambo yanditse ahangaha rero ayado asobanura ko ariyo ngingo imwe yigwaga mu nama yabaye imyaka 400. Icyo bita imyaka 400 ya bucece, 400 ans de silence. Imana itavugana n'abantu, nta mwigisha, nta muhanuzi, nta urota, nta uririmba. Abyumvise habe no mu nzozi. Noneho iyo nama yigagira ijambo iri gusa, isezerano rishya. Dushaka ko twashajisha irishaje, tuzana iki irishya. Nicyo byasobanuraga buryo. None basanga ngo iringiri rishya nta kindi, nta kundi ryaza, nta n'ukundi rya kera ryarangira. None turabihuza, dukureho nibyo ugiye kuvuga, dukureho ubutambyi
bwa mbere dukureho n'ibitambo bya mbere. turabihuza gute rero no na Kristo se turabihuza gute na marayika abonekera Mariya dore uzabyara umwana nibyo mwene kuvuga nyine ntiwibuka se ko umunsi ajya kumubonekera nyine Gaburiyeli mu magambo yamubwiye menshi ashaka kuvuga yaravuze ngo uzamwite Yesu yego bisobanura ngo uzakiza abantu be ibyaha byabo nibyo banga gute ukuntu umwana nk'uwo utaranavuka bavuga ngo ni uzakiza abantu be ibyaha byabo ubu kandi ngo n'abantu ngo nabe ubwo nari ariko nibaza iriya nama biga kuri sezerano rishya abo batambyi na marayika nibyo nari ngiye kuvuga buriya nibyo nari ngiye kuvuga bwana ndetse marayika ahubwo wabaye nk'uyihutaho uzi impamvu mu nama yabo biga iki kintu muri byinshi bizemo ndavuga ku ijambo rivuga ngo umuntu akwiriye gucungurwa n'undi muntu ariko uwo muntu ntabe uwo mu bisi yego nabyo babivuze ariho have ijambo incarnation kwigira umuntu kw'Imana ujya kwigira umuntu kw'Imana ni umwanzuro wigiye muri iyi nama hemezwa kwimwe mu butatu imwe Imana imwe mu butatu yigira iki umuntu ariyo incarnation hanyuma rero Yesu sinavuga ngo abari wifata mu Heburayo 2 umurongo wa 2 havuga ni ukuro data kuko amaturo n'ibitambo utabishatse ndaje nza muri gukora ibyo ushaka Yesu yemeye gute kuza amaze kwemera ko yemeye kuza rero hakozwe iki harebye uburyo yagenda aramanuka nk'Imana arahingukayo nk'Imana agereyo nk'Imana uko turi hano mu ijuru reka nkoresheje abantu bashobora kumva n'iyi ndeshyo n'iki gihagararo aragera yuko n'iki gitinyiro aho rero niho hava rya jambo ngo wasize ubwiza rufite mu ijuru yego ubwo wazaga mu isi Yesu amen 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 haleluya wasize ubwiza baramiye bimwe Pawulo yanditse ngo ukuntu Pawulo yabivuze kamwe ukuntu Pawulo yabivuze urasanga yari imanutse mu kintu kimeze nk'inzego ngo yasize ubumana areka ubumana afata ubumuntu yego humanity ava ku bumuntu afata ubugaragu bikurikire wumve ava ku mugaragu agera ku mbata tivuwa sa ava ku mbata ajya munsi hasi hariya ngo ho ni Imana yamuzamuye haleluya maze ngo imuhe izina riruta ayandi mazina yose kugira ngo ivi ryose ripfukame mu izina rye kandi ururimi rwose rwature kwesa n'umwana Imana nishimwe cyane Yesu Kristo amaze kuvuga ngo arabyemeye ko agiye kuza haleluya babatangiye kwibaza ngo aragenda gute rero uku avec une divinité amanuke mu mwana gutya no tugenze gutya namanuke nk'umuntu ko agiye gucungura umuntu niyo magambo ari mu Galatiya cya 4 ahavuga ngo nuko igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore ngo acungure abantu bose babyawe n'abagore batwarwa n'amategeko yego bemeje ko amanuka nk'umuntu batangira kureba rero kuva Imana yarema uburyo umuntu abaho n'ukuntu umuntu aboneka muzi ko umuntu wabonetse aremwe gusa ari umwe buryo umuntu waremwe abonetse n'umwe na Adamu niwe wabonetse gusa aremwe comme créature abandi bose bagerwa n'abandi bantu uretse Eva se yaremwe yabaye fabrique yabaye fabrique haravuga ngo nuko imukura mu rubavu rumwe iruhindura gusumba guhindura rukurema transformation hanyuma Imana ahubwo iravuga ngo umuntu abyara abandi Maraki 15 ngo nicyo cyatumyiremo umwe ngo cyatumyiremo umwe niki kwitari yabuze umwuka ngo nuko ashaka urubyaro rwubaha Imana bemeza rero ko ya Mana Yesu yari atari yitwa Yesu gutyo nagende nk'Imana ariko yinjire mu mugore nk'iki nk'intanga sperme aha niba ari uko tubyemera ko karo kugiye kugenda arajya mu mugore arajya mu mukobwa ati dushake umwana ibi bintu nibijya ku mugore
yego wabonanye n'umugabo usanga namubyarira baravuga ko ari ibisanzwe iyi nda barayita ya nyir'urugo yego nicyo dushaka iki Amen. umwari mana nishimwe Amen. basanga rero uyu mwari nibimugwira batamuteguje bikamugwira batamuteguye urumva kumutegura no kumuteguza Yego. ariko byose ndabyumva kumutegura gutegura no kumuteguza uyu muntu kumutegura ubwo ni muri mind muri cerveau abanza abyiyumvemo n'ibinaba byakira hanyuma tunamuteguze noneho niyo mpamvu mwumvise mu magambo bambe Mariya yavuze ngo ibyo mumvuzeho byashobora kuba utararyamana n'umugabo kandi rwose mwibuke yuko umuja wanyu rwose sinakubaganye nafite n'ubukwe nafite fiance bizumvikana iyo nkuru izavugwa hehe mukagira Imana marayika aramubwira ngo umwuka w'Imana azakuzaho amina kandi imbaraga z'Imana zizagutwikira haleluya ngo niyo mpamvu uzavuka zitwa uwera w'isumba byose Mana nishimwe cyane tuharenge aho ni muri Noheli tuhatambukye aho ni muri Noheli twatambutse twageze rero ageze kuducungura wa mwana aravuka arakura akura rwamo akura atemerwa kubera amateka buriya ni ikintu gikomeye mateka ni ikintu gikomeye mukagira Imana bavuga ngo ni mwene Yosefu w'umubaji yewe Nazareti se niki cyaturuka na nyina Mariya uvoma mu gishanga bituvamo kugeza umwe gutyo akurana ayo mateka agoranye nta umwumva ariko Simiyoni akaba yari yabihanuye yego cyagiye hajya kugaterura agafite aki mu bishora yavuze ngo iki yaravuze ngo uyu mwana ngo abaye ikimenyetso kigirwa impaka nibyo ngo bamwe kubwisi bamwe bazagwa mu Bisirayeli bamwe bazagwa kubwe abandi babyuke ngo kandi abayibuye risitaza n'utari rugusha ngo kandi nawe Mari ngo huguye umwana inkota zagucumita hehe mu mutima ayewa iryo jambo pastor rishatse kuvuga iki ndasobanura ubwo nuko nta mwanya wenda icyabaye ni iki rero kuko uyu mwana yaravutse ako Simiyoni ngo niwe yari yarategereje kuko ndibuka ko yanavuze ati niko handitse sezera umugaragu wawe rwose ngo mubone noneho uyu mwana Yesu kuko bamugira impaka ntituhatinda bakamugira impaka arabikora nabo mugiraho impaka ku myaka 12 ari mu rusengero Yerusalemu bamugira impaka cyagiye bagiye mu bukwe kwa kumugira impaka hose bamugiraga impaka ibitangaza akoze bakamugira impaka kugeza ku myaka hari ibitangaza bindi yakoze batigeze bitanditswe rwose none ngo ku myaka 30 nihute aho ngaho igeze Yesu yumva ko umurimo ugejeje igihe haleluya kandi cyari muteye kugira imyaka 30 suko na mbere atari gukora ngo yagira ngo yuzuze ibwiza ryari ricyo gihe ryo mu mategeko yarariho ko nta muntu ukora imirimo yo mu sinagogi atagize iyo myaka hayo burya nicyo yashakaga ati batazagira impamvu bitwaza reka nyikwize reka nyuzuze arayuzuza agabana ntibamwumva none mu Matayo 4:12 akavuga ngo nuko Yesu yumvise ko Yohana yishwe yimukira ava Nazareti atura hehe i Kaperinaumu ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi bisohore ngo igare y'abapagani mu rwanda rwa Zebuluni na Nafutali abantu bari mu gicucu cy'urupfu babonye umucyo nibwo Yesu yigiriye hehe i Galilaya akora umurimo w'ivugabutumwa rero ya myaka 3 Galilaya se sinabonyegeranye ne Nazareti ni mu ntara yayo ariko yego ni mu ntara yayo ariko igice yaragiyemo cya Kaperinaumu ni habuye inyanja ya Tiberiya noneho aragenda akora uyu murimo ngo igihe cyo gutamba igitambo kigeze naho nshaka kugera igihe cyo gutamba cya gitambo no kuba umutambyi mbese cyo gukora misiyo yamuzanye Bibiliya tubwira ngo ubwe abyiyumvamo ku gihe kigeze Mana ishimwe cyane cyangwa ariko kwiyumvamo ko igihe cyanjye kigeze Imana ibiduhe kwiyumvamo ko igihe cye kigeze
ariko buriya umuntu kugira ngo wiyumvemo n'ubushobozi buze nabyo ni impano y'Imana. uzi ko ibyo biho niyo ubuzima bwawe bwabaye connecte ku Mana neza, ukumvamo ko wakora ikiganiro icyo gihe ugera aho ngaho ubuzima bwawe bukarukira mu Mana ku buryo ikintu bwanze ntibisabijwe, ntabwo bisabijwe kuryumva, ubyiyumva ko wanze ibintu n'ibyo ukunze nabyo kandi kumva bikunze nyine. nuko Yesu yiyumvamo ko igihe cye kigeze ngo atangira guhindura imvugo kenshi, yaba arimo aganira ati nyamara ndumva igihe cyanjye kigeze, umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa. Urumva iyo mvugo kuva yatangira kuvuga ubutumwa nibwo yaratangiye gukoresha izo mvugo. Umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa, afatwe mu maboko y'abagome maze bamwice, ngo ku munsi wa gatatu azagera ate azazuka. Ibyo aracyabivugira hakurya Kaperinaumu. Nyuma icyakurikiyeho ngo yibuka mu mutima, yibuka ko nta muhanuzi ukwiriye gupfira ahandi hatari i Yerusalemu. Nibyo buriya niko kuzamukayo agiye udatumva ndavayo ngaruke hehe Yerusalemu, kuko nibutse ko icyubahiro mfite ubu si icyo gupfira hano i Nazareti. Igaraya cyari igice cy'ibivume cy'ibicibwa cy'ibisobanuro burya, yego, nk'uko uzi mu Rwanda tugira iwowe. None se igorogota ko ariho tuzi? Oya, ntabwo mvuga ibivume byahanwe. Igorogota naho ko gushyira mu bikorwa ibihano, ariko iwawaho ariho Galilaya naho gushyirwa ibintu byananiranye. Niwe yarafungiye? Ntabwo yarafunzwe, yaragiye kuvuga ubutumwa. Birya ngo kwari ukugira ngo nibura abiwabo bamwanze bamere nk'abagize ishyari. Yego. Buriya bamwanze bari basitaye kuri rya buye. Kuri rya buye bavuze. Abaryizeye rirabakiza. Inkomezi. Ariko yumvamo ko agomba gupfa kuza Yerusalemu akaba ariho apfira nk'umutware. Amen. Naranezerewe cyane Kristo Yesu. Haleluya. Abarahagurutse araje n'intumwa ze n'abigishwa be barazanye bamuherekeje. Barazanye. Urwo rugendo tugomba kurujyanamo rwose, turarujyanamo kabisa. Wibutse ko muri iyo minsi uzi yaragize bangahe ariko? Oya, muzi yaragize bangahe se? 70. 70 yaragize. Ariko Bibiliya yibanda kuri za zindi 12. Yego. Urumva niyo mpamvu tubona ubutumwa bwari bumaze kuba bwinshi. 12 ni intumwa, abigishwa bakabarwa ukwabo. Nuko baraza rero, iyo usomye Matayo 21 murongo wa mbere haravuga ngo yegereje kugera i Yerusalemu, ageze bugufi bw'ahitwa i Betifagi, atuma umwe mu bigishwa be ngo nagenda arabona ahantu haziritse indogobe n'icyana cyayo turazimuzanire, ngo kandi nihagira umubaza ngo uzijyanye he, ngo amubwire mu mwigishwa, umwigisha nako arazidutumira arazishaka cyangwa databuja. Urumva ko ubutware yari abufite cyane, yarafite n'abigishwa be yabo bahaye. Ibaze nawe kugera ubwo umuntu yihindogobeza abandi. Tekereza. Haleluya. Kandi akabwira uwatumye ngo nihagira ukubaza ijambo na rimwe mubwire ngo ni databuja uzidutumye arazishaka. Point nta kindi. Aragiye kwihuta, reka tugere noneho ndashaka ku ntego. Yego, aragenda arazitura, Yesu arayurira. Icyo nshatse aha ngaha ndagira ngo nsobanure kuri mashami. Yego. Iyo ndogo barayurira y'icyana cya yandi nkuru ayijyaho, ahinguka muri Yerusalemu nk'umwami uzi ko mu myaka 3 ishize yahavuye asuzuguritse. Yego. Nicyo nashatse kuvuga. Ahageze rero hari kuwa kane yinjira mu murwa, nkuriya watambutse ejo. Uwo wa kane nibwo basangiye ifunguro ryera. Hanyuma ifunguro ryari rirangiye bajya ku musozi wa Elayono gusenga. Uwo musozi niho igitero cyamusanze kuwa gatanu mu gitondo. Uyu munsi ari wo witwa gatanu mutagatifu. Uyu witwa mutagatifu kubera ko nibwo yafashwe, nibwo bamukonkobekanye inkungugu muri Getsemani, bamukoza mu kabande hasi. Simona mwakira iki umusaraba, barazamukanye bageze kwa Ana, ngaho kwa Kayafa, baragiye akatirwa urwo gupfa. Twihute rero, twihute.
bamukatira urwo gupfa. Mana yanjye ikintu cyambabaje cyangise ko none kikanezeza ni ukubona uwamukatiye urwo gupfa yarabajije rubanda rwose ngo ariwe Pilato ko tumenyereye ko mu minsi mikuru mbabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru ya Pasika tumenyereye ko mbabohorera imbohe imwe uyu munsi hano hari imbohe ebyiri Yesu na Baraba mbabohorere nde rubanda rwose rutera hejuru ngo turashaka Baraba wacu ariko Mana Baraba wibishije intwaro Baraba wishe serire na silendre Baraba wambuye abagore amasakoshi Baraba wateze byabibuye bataka ku rugi Baraba watemanye Baraba nukuvuga Baraba yari kumwe na bya bisambo bibiri yasanzeho Baraba rukwe burya kuko niwe basibye ngo buhuke bamumanurayo babyumvise none ubumaze kumumanura ahubwo bya bisambo bibiri ni ibyari bifungiwe ibindi byaha bindi kuko uzi ko kimwe cyavugiye ahangaha ngo yamagambo ngo ariko ngo ko wumva ngo uri umwami ngo wakukire nawe twadukize ariko ko undi hariya ngo ariko sha koko no kuba ntiwubaha wagiye kinyabupfura uyu mugabo ni umukiranutsi mu bintu twakoze ntacyo yakozemo twe turazibyo twakoze ubwo ubusakuza mu biki data Yesu uzanyibuke nogera mugambi bwawe. Haleluya. Mu magambo yose yavuze niryo ririmo nyine ry'ukwambwiye ngo ndashaka ngiye kuyavuga avuze amagambo 7. Irya mbere rero ni rivuga ngo mfite inyota. Pardon, hagaje ya mbere. Hubwo irya mbere ni rivuga ngo mubyeyi nguwo umwana nawe yoha ngo nyoko. Ibyo ni rimwe. Barimo barira. Yageze ku musaraba. Yoha. Dore nguriya nyoko nawe mubyeyi nguwo umwana. Irya kabiri ni rivuga ngo mfite inyota. Ariko bamusomeshaga vini sharira. Irya gatatu ni rivuga ngo datubabarira ibyo batazi icyo bakora. Ijambo rya kane ni rivuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo yabwiye cya gisambo. Ijambo rya gatanu ni riyavuze ngo data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ijambo rya gatandatu ni ririya rivuga ngo Eli lama sabakitani, ariko kuvuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ijambo rya karindwi ni rivuga ngo birarangiye. Haleluya. Nyuma ya birarangiye umutima wahise uca. Yesu abaraducunguye abakoze misiyo yamuzanye. Ariko iyo misiyo irangije yo kumusaraba nubwo ayirangije yarasigaje kujya umwanzi mu rugo akamunesherezayo. Yego. Nibyo byabyo akamuterayo. Icyo rero nticyari gukorwa iyo adashyingurwa. Amena. Niho tuvana ya ndirimbo ngo ndashima umusaraba, ngashima niki nimva nziza, ariko cyane cyane ngashima umwami Yesu. Yesu atabambwa ngo amanuke. Buriya guhambwa pardon. Iyo adahambwa ngo yinjire mu mvi kuzimu ntago abaregezaho umwanzi abo. Maze aragenda musangayo mu ndiriye. Biratubwira ngo amwambura iki imfunguzo. Haleluya. Amina. Afungurira bera bari baraheranweyo. Mana ishimwe. Ku wa mbere w'iminsi 7 azukana icyubahiro bazamukanye ngo biyerekana mu murwa Yerusalemu. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiyo Pasika. Bana bamugisha. Ariko hari akantu gatoya nashakaga usorezeho. Urabona nyine uziko basubiye kumwe bakavuga bati twibutse yuko amuteka mutwe yavuze ngo mu minsi 3 ngo azazuka. Ibyo ndashaka kuvuga kiriya kintu ukuntu kiriya kibuye bagiye bagahambira n'iki. Ibyo bintu byavuzwe na Pilato bagiye kumusaba umurambo wa Yesu. Iyo no operasiyo Imana yari yateguye buriya mu by'ukuri burabwira kabiri bwabaye kuva agica umutima bugahera ku isaha ya 6 agipfa bukajya ku isaha ya 9. Ujya bwira kabiri Imana ariko yafite mu gahunda. Yego. Ujya bwira kabiri icyambere bwakoze ngo bwatumye na wa musirikare ubwe wamwishe ngo avuga ngo yari umwana w'Imana. Yego. Cya kabiri bunasezerera abantu ko barataha. Abantu bamaze gutaha rero bagiye Yosefu umwe wamuhaye imva witanze imva yo kumushyinguramo. Imana imusanga muri uwo mwanya. Ashaka gushyingura Yesu.
ariko yibaza uko ari bumukure ku musaraba wenyine. Akibyibaza ni wa Nikodemu wa kera wamusanze nijoro abaraje wa wundi wa kera waje muri Yohana 3 abaraje nawe. Naho ndashaka kubwira abantu ko Yesu afite abigishwa batazwi. Yesu afite abigishwa batazwi kandi bigira akamaro. Nikodemu afatanya na Yosefu bajya ku musaraba, taboro bajya gusaba intumbi y'umurambo wa Yesu. Bamaze kuwusaba arababwira ngo ndawubahaye ariko akondisiyoka bigenda ishyingura. Ibyo ndababwira ko rigenda. Ndabaha abantu bo kubafasha umva, mushyireho ikintu cyitwa ibuye, urumva, mupfundikire neza, kuko ibyo bintu narabyumvise ko ngo akiri muzima ngo yajyaga avuga ngo azazuka. None kubw'ibyo rero umva, mushyireho ibuye, nimurangiza muhome, cyo bita guhoma gushisha. Yego, muhome mukotere cyane. Muri jambo beto mushyira muri hariya muri jowe ni nk'amasitiki hagati y'ikirahure na kadre. Ibe ikaze iri armen ko bayita mu danangire kabisa. Mudanangire umva nawe tuza amakuru. Ikintu gitangaje nshaka kubabwira, nagenze muri Israeli ibice bitandukanye kandi ibi bitandukanye singiye rimwe. Nanjye nagiye imva zaho warazibonye nawe wagiyeyo, wabonye ko ari ibitari bikora gushonya, sibyo? Ariko mu by'ukuri Chantal niba wabyitegereje, ibuye ripfundikiye izindi mva ntabwo riba rifasheho. Ntabwo riba rifashe. Baba barashatse uburyo baritega nk'utuntu tw'utugingi gutya dudutya rikicara kuri utu tuntu. Ariko irya Yesu ariko uyu mugabo aravuga ati mva iripfundikiye ya Yesu, mugende murirumyemo kabisa kandi mukotere cyane. Ikindi munyemerera sino kubasaba n'itegeko hajyeho uburinzi. Niyo uraba gukora muri iyi minsi ngahe 3 yajyaga avuga. Yego. Iyo mbirindishwe kabirindwe irimo narabyumvaga reka. Njyaga ndyumva ko ngo mu byanditswe ngo harimo ko azazuka. Muyirindishe rero cyane. Igitangaje mba ryabuye ripfundikiye. Haleluya. Bwa burinzi byose ntibyamenye igihe izuka ry'umwami wanjye ryabereye. Haleluya. Kuko biratubwira ngo mu gitondo cya kare mu museke ku munsi wa mbere w'iminsi 7 marayika aramanuka. Haleluya. Haleluya. Abirindura ariko amana wewe abirindura. Haleluya. Abirindura akumva kubirindura. Ndabyumva biri kunkora ahantu pastor. Haleluya. Abirindura igitare, urabyo iryo jambo ngo akicaraho. Yesu we urabyumva? Kubirindura rangiza ukanakicara hejuru. Mbega ukuntu yabaze kucyumvisha. Umva ko bakuvuzeho ngo wabuye ngo uzaherana umwami. Arakirindura agira ate? Aryicaraho. Hagira akaguru kari maze araryihorera. Arangije umutwara wa twese we. Hazamuka Yesu. Mana nishimwe. Mana nihimbazwa. Ingabo zari zirinze ntizamenye ibibaye niko biritubwira. Babyumva? Bagenda biruka ahubwo. None ubwo bagenda biruka bavuga bati yazutse pe. Umva wari wabirwangije ko yazutse. Kare pe ntako twagize twarinze utamenya ko twanasinziriye. Twamenya aho yaduciye. Buriya hari ibintu bibiri. Zimwe zarinze ba Paulo bafunze zo rwose ngo zarasinziriye pe. Ntizamenye ibyabaye. Urabyumva? Ariko izizo ngo zabaye maso zikavuga tumva turahamanya n'imitima yacu ko twakoze uburinzi bushoboka. Yego mama. Twamurinze pe ariko byayanze yazutse. Niba ari n'ibintu mwiboneye mukaba muri kibita mu Gifaransa les témoins oculaires mubizi neza, please babaha amafaranga ariko muhore. Barabahaye kandi barabahaye tugana ku musozo. None wowe bahaye rero mbere ko tugana ku musozo baravuga ati tuyarye ariko tuzavuga ukuri.
nuko byagenze baravuga na tumva tuyarye bayarye ariko ntabwo nzaceceka ibyo nabonye kabisa. Ngibyo ngo nkura Pasika yatambagira kwira ngamba baduhera umugisha. Tugeze muri cya gitabo cy'Abakorintho ba mbere ngo ijambo ry'umusaraba kubarembuka n'ubupfu ariko twebwe abakizwa ni imbaraga. Yego. Ubwo rero abo twabwira baduteze amatwi turabwira gute kugira ngo uyu musaraba wa Kristo irizuka nubwo turi mu bihe bibi ariko ni gute twakongera tukabakundisha uyu musaraba wa Kristo iyi Pasika ikongera ikaba nshyashya umwami Yesu akagenda mbese ko akundi twumvise ngo yiyumvamo umuntu nawe akajya agenda yiyumvamo koko yitekeye akwije ari kumwe n'umwami Yesu. Iryo jambo ryavuzwe na Pawulo aryakira Abakorintho avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ntago ari urupfu ngo kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Iryo jambo ubupfu babyita la bêtise. Ndibwira bêtise ni ubupfu nyine mu bugoryi biva kuri bête. Ubupfu birenze icyo twakwita ubujiji. Ubupfu ni ibintu umuntu atanga kuko atabyumva ahubwo akabyanga kuko abihinyura gusa. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ntibashobora kuryumva bahora bumva babihinyura. Habambwa se yabambwe hehe habambwa se yabambwe iki bati yarazutse asohoka ariko nkande wundi muzira wapfuye akazoka mujye muvanje cyangwa urumva icyo kintu cya negligence cy'ihinyo gihora mu mitima y'abarimbuka. Ariko kare kantu kuvuga ngo ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Pawulo yarashize kuvuga uburyo abakizwa babyizera noneho. Wibaze nawe kugira ngo abantu bananirwe kwizera ibintu hanyuma twe tubyizere. Niho hantu rero Pawulo ahera avuga ko kwizera mu by'ukuri kuri bamwe ni ubupfu buryo ni nk'ubugoryi. Ni nk'ubugoryi ibintu twizera biba birenze kandi kwizera rero ni imbaraga buryo ni imbaraga zishobora kwizera ibyo tutabonye mwamba munsha cyane. Ari niyo mpamvu Abaheburayo hasobanura kwizera ukumva hari ikintu cy'imbaraga gikomeye cyane ku mukristo. Pawulo akira Abaroma arababwira ngo umutima ni w'umuntu yizeza uwo mwanya akabarwaho gukizwa ariko yakatuza akanwa akabarwaho gukiranuka yakatuza akanwa agakizwa. Imana ishimwe. Imana bamugisha cyane. Haleluya. Kuba bari badukurikiye rero ni ukuri akaryoshye ntikaguma mu itama. Mwumvaga uburyo pastor yabisobanuraga ukumva agumye ukumva wagerayo. Turabifuriza rero kuzagira Pasika nziza. Iyi Pasika yongere itubere nshyashya. Umwami wacu yarazutse ariko noneho mwuko kwizihiza iyi sabukuru ni isabukuru tuba twizihiza nko kugira anniversary yawe ukibuka amavuko yawe nkuko wibuka umuntu wawe inshuti yawe runaka ukunako ni isabukuru y'umwami wacu twibuka ko yapfuye akazuka akabayica buryo bwa Mungu Patri. Haleluya. Kandi tukaba twizeye abizera yuko natwe tuzamurwa nawe twicane nawe mu bwami bw'Imana. Ubwo rero Pasika nziza dukomeze umwami wacu tumutware mu mitima yacu kandi ukuboko kwiza kwiteka gukomeze kubana natwe. Turabakunda. Amen. Reka dusabe pastor n'ubundi abasengera basabira umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru ngushimiye ko waduhaye aka kanya ko kuvuga kuri Pasika twibuka urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Ngushimiye kandi bene data n'abashiki bacu bari bakurikiye iki kiganiro kiryoshye. Ndagushimiye imitima yabo ihemburwe imitima yabo yubakwe kandi twibuka yuko wazutse uri mu ijuru buryo bw'Imana dusabira kandi aho niho uzavugarutse gutwara itorero hanyuma uduhe kuba maso twe gutwarwa n'isi nari ryayo ahubwo dukanguke rwose kandi nubishaka ukabyemera tuzongeye twizihiza izindi Pasika. Si uko dukunze kuramira mu isi ariko nubona twayakira tukayiziza tukivuga ubutumwa bwiza nabyo tuzabigushimira. Utabikunze kandi mwandika avuga cyangwa igare rikaza akagira utaha muri twebwe uduye kwitegura tube maso. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.